mukomeze kudukurikirana kuri Remax TV aho muherereye hose yaba ku migabane y'isi itandukanye turabasukije kandi ni iby'agaciro gakomeye mutibagirwa no gukora subscribe kugira ngo ibyo tubagezaho byose bijye bibageraho 5 kuri 5 ubagezaho ikiganiro ni MJ cyangwa se John Mugisha mukomeze kudukurikirana muri kano kanya twaba turi kumwe n'abatumirwa bo kuri Remax TV twaba tujye kuganira ese umuco wa kera niki utwibutse watangira wibwira abadukurikirana ya murakoze cyane ku mazina banyita Mark Joe nkaba ndi umukozi wa Remax TV murakoze cyane. Yes, murakoze cyane nanjye banyita Wilson cyangwa se Mandela kuri social media cyangwa se kuri Facebook wambona kuri Diamond Houston nanjye ndi umukozi wa Remax TV. Ikaze kuri Remax TV. Thank you. Reka turebere hamwe ese muco sobanura iki wumvishije ijambo umuco. Umuco usobanuye kuba umuco apana wenda umuco usobanuye umwangazo. Umuco mbese umuco gakondo wahantu komo. Umuco njyewe wenda icyo navuga umuco ugaragaza ndakeka ari indanga kamere z'umuco ukomokaho. Ubuse ururimi rwawe rugaragaza umuco. Yes, ururimi ese umuco bundi hari ukuntu like ushaka kuba ikintu cyambere ikintu navuga hari imyitwarire y'umuntu hakaba imivugire hakaba n'imyambarire bishaka kugaragaza ati uyu muntu ni umuntu runaka ni umuntu runaka ya icyo kigaragaza ngo umuco ya ese umuco wa kera niki ukwibutsa yitekereje umuco wa kera. Umuco wa kera icyunyibutsa cyane cyane ko ku basore unyibutsa kwicisha bugufi. Abasore bakera kukirana n'ibyo nize ku bantu batubanjirije abasore bakera bicishaga bugufi ari abakobwa abantu bakera bicishaga bugufi. Hari icyo wakongera? Njyewe umuco unyibutsa gusenyera ku mugozi umwe kuko ubundi abantu bakera wasangaga nimbaragiraga ikibazo bakundaga gufashanya cyane kandi ugasanga nimba umuntu afite nk'ahantu ari buhinge kwa runaka bakagenda bagafashanya mbese babagaho mu munezero mu rukundo bashyira hamwe basenyera ku mugozi umwe. Ese iyo utekereje nk'umuco wa kera utandukaniye n'umuco muri kino kinyejana turi? Umuco wa kera ahantu utandukaniye na hano ikintu cya mbere cya kera wararwaraga n'wajyaga kwa muganga bakuvuzaga ibintu by'ibyatsi bya kimeza imiravumba za nyine ibintu by'ibyatsi gutya ku bungubu urarwara ukajya kwa muganga. Kera nitwari tuzi za corona ariko ubungubu urabona ko ibintu byabaye ibibazo ya urumva kera hari heza kurusha ubu. Yes kubyakera no kuvuga ngo burya isi iri kugenda igira ute ikura nayo ko abantu bagenda bakura bahinduka abasaza n'isi nikuri kugendera ko uko ikura niko n'umuco uri kugenda uragabanyuka. Kera ibintu byabagaho byose byabaga ari by'umwimerere urukumva bagiraga ngo bagiye no kukuvura kuko uyu mugenzi wanjye bivuzeho bakakuvuza ibintu bimwe mu byo baryaga bitari nibyo kuvuga ngo bino miti tunywa muri kino gihe inaragusigamo ibyo kukwangiriza. Nuvuga ngo ibyakera byabaga ari karemano gakondo ari byo byabaga ari byiza rero ya urebye se nk'urubyiruko wenda niba wenda waragerageje kuganira n'abasaza ni nk'iki wenda twakwigira kuri wa muco wa kera niba kubijanye n'urubyiruko. Ku bijanye n'urubyiruko icyo navuga urubyiruko rwa kera rwabaga rwicishije bugufi nk'uko bivuze kuvana kare. Kera umusore yemeraga ko bamushakira umugore bakamumuzanira mu rugo akemera akanamutunga ariko iby'iki gihe ntabwo umusore wamuzanira umukobwa ngaramutunga reka da. So no kuvuga rero urubyiruko rwa kera rwicishaga bugufi bityo nje niko nabyumva.
niba waragize amahirwe yo kuganira n'umubyeyi, ese yaba yarakubwiye yuko kera barambagizaga umugeni gute? Njyewe ukuntu naganiriye n'ababyeyi banjye bambwiye ko kera nyine hari ukuntu nk'ababyeyi bajyaga bagera gutya bakicara nk'ahantu bari gusangira, ubwo hagira uwizihirwa akavuga ati wenda bitewe n'ukuntu wenda mwaganiriye n'ako gacupa kamaje kugeramo, kavuga ati ngo haye umugore cyangwa se ngo haye umukobwa wanjye. So urumva nimba tuvuga uri umugabo nanjye nkaba ndi umugabo kandi ati ngo haye umukobwa wawe, nuko abazi ko ufite umusore iwawe mu rugo. So urumva rero niko kuntu kera byajyaga bigenda. Ugasanga nyine uri umusore ejo ukumva ngo kwa runaka turajya kubatura, se turabatura iki n'ibiki kumbe numenye ko ari umuti bari kugukorera. Biga nyine nuko nguko ubundi babigenzaga bo kera, ntago habaga ibintu biruhije nk'ubu ngubu. Ahubwo akabazo ko nakubazaho akurikirana n'ukuntu kuvuze, bakimara gutanga umukobwa gutyo habagamo gukwa, utwo gutura hajagamo no gukwa, byagendaga bitekaye bamutanze gusa. So icyo cyo gukwa no gutura ubundi bisobanuye gushima, ariko ntabwo bisobanuye gukwa. Rero ibintu byo gukwa byo ntabwo yigeze abimbwiraho mu biganiro twagiranye, ahubwo wenda nimba bishoboka twazashaka nyine nk'abantu b'abasaza batuvira umuzingo bakatubwira ese kugira ngo umuntu avuga ati nguhaye umugeni byabaga bivuye kuki, ese mwarabyemeranyije mbere none mwamara kwizihirwa akaba aribwo ubyemera. Ko nanjye ubwo ntabwo nakubeshya nigeze ambwira ati twatangaga inkwano cyangwa se ntitwazitangaga. Akunze ko gutura byabagaho. Yarakoze cyane. Reka twibaze ikindi kibazo, ese nk'umukobwa wenda cyangwa se wabaga ushatse mbese bamufataga mu buhe buryo cyangwa se bamuherekezaga mu buhe buryo, niba barabashije wenda kuganira n'umubyeyi cyangwa se inshuti n'abavandimwe, abasaza cyangwa se abamama bakuze? Yes, urakoze cyane kubw'ikibazo cyiza umbajije. Gukurikirana n'ibyo nyine nabajije cyangwa se ibyo nigiye kuba kurambere, ni ukuvuga ngo muri icyo gihe yego mbere urumva ibyakera nabo bafite umuntu bari barabisanze. Muri icyo gihe cyabo wajyaga kurongora bawagira ngo ni umunsi wo kurongora, umugeni bamuzanaga bamuhetse mu ngobyi. Apana bino bya kino gihe bya remuzini, apana, ni mu ngobyi bamuzanaga. Ingobyi zino zimwe bahekamo abantu barwaye babajyanye ku miti, ni mu ahantu h'icyaro. Ni nguko babajyanaga kabisa. Urumva rero byari hatari. None si tusubiye inyuma twavuga yuko bwari ubukene cyangwa ryari iterambere mu gihe cyabo? Muri icyo gihe cyabo navuga ko ryari iterambere, kuko iyo biza kuvuga ngo hari imodoka iyo bagakoresheje ari ukuvuga ngo niryo terambere rigezeho, tubari barakoresha ingobyi. Buno bakubonye nk'umuvano ugiye kurongora ubu ngubu ugafata umugeni ukamukubita mu ngobyi ngo uramujanye ugiye kumurongora, nicyo bagukorera ubwo ni ugufungura igifungo cyo utazavamo. None se ibyo ngibyo byaba bisobanuye ko twakwiyogirwa wenda ibyabanjije tugakomeza wenda ibyo turimo muri kino kinyejana, cyangwa byose twatugerageza kubyibuka? Iyo mbitekerejeho burya umuco ni ugw'igihe. Hari ibikorwa by'umuco bijanye n'igihe, kuko nawe urabyumva nk'umufano uri umusore ukaramukusabye waje kubona ukabona kwa sobuko bahetse umugore wawe mu ngobyi baramukuzaniye, wabyakira utera? Ni ikibazo, reka tugihereza abadukurikirana cyangwa se wabyakira. Okay, njyewe kuri icyo kintu kijyanye wenda no kuzana umugeni mu ngobyi, amino wabajije ati bakwaga gute, sibyo? Nabajije se kera niba barabashije wenda kuganira n'umubyeyi, umugeni basaba umugeni se bamuherekezaga mu buhe buryo cyangwa gute? Okay, ngarutse inyuma gatoya, uko kumuzana mu ngobyi wavuze ati se ni ubushobozi bw'amafaranga make cyangwa se n'iryo iterambere ryabo bari bafite. Ikintu cya mbere wenda nakubakiraho nuko muri biriya bihe byabo yego hari imodoka, ariko siko bose bari bishoboye, kandi abenshi babaga urabona abenshi twese tuzi ko
imihanda ije kuzaho mu gihe cy'abazungu baje muri Afurika, nibo baje kutweka ko hano hantu mushobora kuhatema mukagira gutya, ku bundi mbere twapasaga mu mashyamba ugakomeza mu kantu k'akayira, abantu bakera ntibatinyaga ati igisimba kirakurya cyangwa iki. Sasa numva ko ahubwo muri kiriya gihe cyabo bumvaga ko iyo ngobyi ari cyo kintu gikomeye cyane gishobora kuba cyabafasha, ko urumva nimba umuntu ari umugeni ntago agomba kugenza amaguru ataza kugera mu rugo yarushye, ahubwo bagomba nyine gukoresha izo mbaraga zabo, ahubwo bo bari bafite ubwenge, kuko nta kuntu watekereza gukora ingobyi ati uyu mugeni nitumuzamukana tuvuge nk'urugero umusozi bari bukoreshe n'isaha yose haraza kugera ibyo nzo byamurenze ntago barakira umugera ahubwo ngo yarangiye. Ikindi wenda navuga nago ari ukuvuga ngo ni ukubura ubushobozi, ahubwo nyine wari umuco, niwo wa muco nyine turi kuvuga, yari umuco kuko nago umugeni nyine aba ari umugeni, aba ari ikintu kiri special, niyo mpamvu rero babatwaraga gutyo. nasi natwe dukurikiza uwo muco cyangwa njyewe ikintu cyo nakubwira kuri ubu ngubu ntago twakora nyine nk'ibyo bo bakora, kuko nta n'amahirwe twabona yo kubikora, ahubwo ntitwabyibagirwa ko byigeze kubaho. ntabwo twayabura gute ngo zikora muri kino gihe. Okay, urabona ugiye kuvuga ngo ukora ingobyi ubu ngubu turi mu yindi vision, ariko ntago twakwibagirwa umuco, sibyo? Ntago tuzibagirwa, kimwe nuko tuvuge ndi umubyeyi wawe ashaka kuvuga ati twabayeho gutya, kwa kuganira n'umubyeyi hari ikintu bigenda bikubakamo n'abana bazagukomokaho, bya bintu umubyeyi yasize akubwiye nawe ukabibahereza, nubwo bazagera mu kinyejana cya kangahe, n'abuzukuruza n'abavivi n'abavivura bapfa bazi iti data wa data wa data wa data yabayeho gutya. Nibyo rero nicyo cya kintu kiba ari cyiza kugira ngo tubone umwanya wo kuba twaganira n'ababyeyi tumenye babayeho gute, ndakeka ari ibyo. Nakoze cyane, mwumvishe rero ko ibintu n'uburyohe cyangwa se ibintu ni byiza cyane, kandi ni ikiganiro cyiza gisobanutse kandi kimeze neza kijanye n'umuco. Ikindi rero ndi bubaze aba basore cyangwa se abapapa turi kumwe kano kanya, ese utekereje kera cyangwa se niba ugenda uganira n'inshuti zawe, abavandimwe batuye hirya no hino, yaba muri Afurika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ese gukwa cyangwa se gutanga inkwano byaba byarakomotse he, byaturutse he? Gira icyo tuganiza mu ncana. Ibyo byo ni ukuri, baravuga burya nkugize ngo sinzi ngaba yanze kubeshya ntabwo nzi inkwano byakomotse. Nakuze reka icyo ngicyo tugiharire abasaza, umunsi tuzatumizaho umusaza kuri YouTube channel yacu Remax TV bazagira icyo badusobanurira. Ese nk'iyo utekereje wenda ikintu kijyanye n'inkwano, ese ni byiza gutanga inkwano? Ese nk'umusore nkanjye nk'umusore ntekereza ko gutanga inkwano ku mukobwa ni byiza. Ati kuki? Icya mbere ni ukwihesha agaciro, ikindi cya kabiri ni uguhesha agaciro umuryango wawe n'umuryango w'umugore. Ariko nitwibagire yuko nk'uko umuvandimwe abivuze ntago azi aho byaturutse, so twebwe nk'abasore muri iki kinyejana cyacu turabyemera kuzitanga, yego nyine nko mbivuze twabisanzeho kandi nawe uzabikuraho, ahubwo twe twaganiriza abasaza tukamenya se iki kintu cyaturutse, kuko urebye wenda harimo abavuga nk'abantu bari kutureba barimo bazavuga ati kera ko tutabikoraga ibi byaje gute, so ntago mbizi. Ni byiza rero ko harimo byinshi basobanura. Mama kera bakwaga ngo harimo indundure, ingwate, burundu, ukumva ni byinshi, harimo byinshi bakamwiye kudusobanura. Ahubwo nk'umunyamakuru twaza kora icyo kiganiro tukareba ko wenda harimo umusaza we uravuga ukuntu wenda cyase dushake natwe ababyeyi bazadusobanurira ko ni byiza kugira ngo tumenye, aho burya hari igihe ukora ikintu uri mu mwijima kandi ndari umuntu agombye gukura wa mu mwijima ku maso kabisa. Ya nukuri ibyo nibyo ngiye nabasha kuba nasubiza. Ese ku giti cyawe ni akahe kamaro ko gutanga inkwano? Yes, akamaro ko gutanga inkwano ni ukuvuga ngo buriya rero
iyo ugiye urya sazi nawe urazirya. Twisanze munsi yo kuvuga ngo niba ugiye kurongora ugomba gutanga inkwano, kandi akamaro kazo ni ukuvuga ngo iyo zitanze ni ukugira ute, ni ukubahisha uriya ugiye kurongora, kuko abo bazitanzeho baba bafite amaso abiri, amaguru abiri, amaguru bose bananganya buri kimwe cyose. Nubwo rero niba ugiye kumurongora nawe ugomba kugira ute, ugomba gutanga ziriya nkwano ukamuhesha kiriya cyubahiro, nawe ukihesha kiriya cyubahiro iyo ugiye kurongora. Numva ari nkizo ibyo nibyo nsangamo kabisa. ya nyine ubundi nuko nyine bimeze, gusa tuzashaka ababyeyi bakuze bo muri kiriya kinyejana nk'uko turi kwiga ku muco, bo babasha kudusobanurira ese inkwano ubundi ni iki, umuntu azitanga byagenze gute, ese bo barazitangaga, ko nicyo kintu tugomba kubanza kwibaza. Ese bo barazitangaga muri kiriya gihe cyabo? none si ku giti cyawe wumva yuko wenda ugiye gushaka nk'umugeni wenda bakagusaba inkwano, wumva yuko ari byiza yuko wazitanga udashidikanya? Kuri iki kinyejana koko twasanze nyine biriho, kandi nawe uzabikuraho tuzazitanga, ariko nyine twagombye kumenya nk'uko turi kwiga ku muco, n'abadukurikiye ntibagira ngo wenda ni ukubura ubwenge cyangwa se ni ukubura ibyo tuvuga, ariko dushaka kugira ngo dusobanukirwe ko turi urubyiruko, ntabwo tuzi ibyo ntabwo tuzi aho twaturutse, aho inkomoko yabyo ntabwo tuyizi. Rero tugomba kugira ngo twicarane n'abasaza hano tumenye ati inkwano zaturutse ese byaje gute, ariko still tuzajya tuzitanga nyine ko birahari, kandi ntabwo tuzabikuraho. Ibyo ngibyo ni ukuri, ahubwo akabazo ko nenda kubaza uyu musore aho ngaho impande zawe kari kubaza gatya, mbese none turamutse tuzanye abasaza bakavuga ngo nta ibyo gukwa bivuyeho, ni ibintu byaje mu nzira zidafashe, ukaramuka uzanye umugore muri icyo gihe, uzakwa nangwa ntuzakwa? Urabona, urumva icyo gihe akubwiye ngo ntibyabagaho, urumva baguhaye igisubizo. Nimba bitarabagaho se kuki babishyizeho? Nawe ushobora kwita wumva ati se nimba bitarabagaho muri kiriya gihe cyabo, kumbi bishe umuco, bari gukora ibitari mu muco. Ubwo ugiye kurongora nta kuzitangira. Ese ubwo urumva ugiye kuzitanga, waba ugiye kwica umuco, kandi turi kuganira ku muco. Akubwira ati kera ntitwazitangaga, urumva tuba none ngo aba yarazitanze we atazigaruje. Urumva rero uwazitanze we urumva basi ubwo ni nka kwa kundi usitara ngo usitaye ngo wibuka kumanika akaguru wasitaye. Urumva nyine ushaka ukamanika ukagati n'ubundi ndasitaye basi nakamanitse, ariko utarasitara ntabwo ukamanika, sibyo? Tunasoza ikiganiro, kandi nizere ko ikiganiro cyabaryoheye abakurikirana Remax TV, ndetse mutibagirana no gukora subscribe, like, share, kugira ngo ibyo byose bigere ku nshuti n'abavandimwe batuye ku migabane itandukanye. Ikindi ndibuze kubabaza mbere yuko dusoza ikiganiro, ni izihe nama ushobora kugira urubyiruko rudukurikirana muri kano kanya kuri Remax TV? Yes, ubundi inama nagira urubyiruko, ibyo dukora byose babyibanda ku rubyiruko. Nuvuga ngo inama yo nahereza urubyiruko ni kwitwararika, kwitondera amategeko, kandi bakagira ute bakegera abadukuriye. Nuvuga ngo baca umugani ngo umwana utaricaranye na sekuru nako umwana utaricaranye na se ntamenye icyo nde sekuru yasize avuze. Nuvuga rero iyo ugiye kuvuga ngo ise, nuvuga ngo ni umwana utagize ute utaregereye abakuru. Iyo utegereye abakuru ukiri mutoya, ntabyo nta kintu usigaraguzi, nta muco usigaranaga. Nibo babandi bamwe mu bana bubona ukabwira ikintu ukabisa ukabona ntacyo bimubwiye, nta muco afite, kandi ari umuntu w'umugabo uri mu myaka 20 ukabona nta bwenge buri ku gihe. So nubwo rero kuba dukurikiye umuntu w'umunyarubyiruko ushobora kubona nk'iki kiganiro, ni ukwitondera kuvuga, bakihutira kubaza, ariko bagatinda gusubiza. Hari ikindi wakongeraho kugira ngo ikiganiro tugisoze kandi kinaryohera abadukurikirana? Ikiganiro amene icyo ngiye nakongeraho hano nkuko wari wabajije, njyewe ntago nyuzwe, simvuze ngo kigarukira, ahubwo ngiye icyo nshaka nuko twashaka abantu b'abasaza bakuze bazi nyine biriya bintu byo gutanga inkwano, ibintu by'umuco bya kera,
tunababaze se niyihe mpamvu yatumaga mutwara abageni mu ngobyi byabaga bimeze gute ko mukaba muri gusangira ukumva ngo wamaye nka runaka, urumva ugasanga wirahiye umuntu ntumuzi nta nka yaguhaga bati ngo yamaye nka runaka, ugasanga byatugiyemo natwe nimba papa wawe yarahuye n'umuntu ugasanga aramwirahiriye nawe ugasanga urirahira wa muntu papa wawe yirahiraga, ukibaza se bino ni ibiki. Rero tugomba kwicara n'abasaza twabaza izo nkomoko ubundi byagiye biza gute kugira ngo ibyo bintu bize. Murakoze cyane, reka twemerere abadukurikirana kuri Remax TV yuko mu kiganiro cy'ubutaha kijyanye n'umuco ko tuzaba turi kumwe n'umutumirwa cyangwa se basabye ko tuzaba turi kumwe n'umusaza cyangwa se umupapa cyangwa se ba papa wacu bakuze cyane baturuta bakadusobanura byinshi tutabashije gusobanura muri kino kiganiro. Mwe mudukurikirana muri abagaciro gakomeye, mwari kumwe nanjye MJ.